umunsi satani amanuka hariya mu kirere ngo yanduje isi, uko isi yose iranduye iri mu irari rya satani. Ni ukuvuga ngo ayo maraso ya Yesu Kristo ngo yarayafite ku gikumwe, ngo azamutse ajanye raporo agiye kuvuga ngo dore Mana icyo wantumye ndakirangije, icyo misiyo wantumye hano ku isi ndabirangije. Ni ukuvuga ngo ayo maraso yarazamukanye ngo agenda yeza ikirere ngo agera mu ijuru. Ayo maraso nicyo asobanura, kandi n'igihe Yesu Kristo azaza kujana itorero yayo, ayo maraso azasubira akoreye umwana w'intama w'Imana. Shalom shalom. Yego tubirijeho kandi kuri icyano yanyu twari tumaze igihe kirekire tutaganira ijambo ry'Imana, ariko Imana yongeye kutubonera kandi umwanya turagarutse. Abakunzi bacu turabiyegereje, abari hirya no hino ku migabane yose yo ku isi, tubahaye kaze. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, turabiyegereje kuri icyano yanyu ya Revera Mutima TV. Tubahaye kaze kugira ngo tubane mu ijambo ry'Imana. Ku batanzi, nitwa Mutima François, ndi umushumba nkorera umurimo w'Imana ahangaha Nairobi, aho bita Kayole Patanisho. Rero tubahaye kaze. Rero mbere yuko dutangiza tuganira ijambo ry'Imana, reka dusengeho bukeya. Mana iri mu ijuru, Mana ikomeye, Mana wari mu ijuru n'isi, urema inyanja ku bw'itegeko ryawe n'ubuhanga bwawe, turagushimiye yuko twongeye kuba ahantu ngahega. Mana data wa twese uri mu ijuru, komeza kubana natwe muri iki kiganiro. Amagambo yawe agiye kuvugira aho utwuzuza imbaraga z'umwuka wera, badukurikirana bose ubasiga amavuta. Mana data wa twese uri mu ijuru, ngaho ijambo ryawe ngiye kuvuga tabarinje ahubwo uhabwe icyubahiro, urangurure muri je mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Ni wewe twizeye kandi ni wewe twiringiye, nganda gusabye nizeye kubikoza ku bw'izina rya Yesu w'i Nazareti, amen. Rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana riri ahangaha mu butumwa bwiza bwa Luka, ibice 24, ivensi yayo ya gatandatu, turasoma n'ivensi yayo ya karindwi. Twari tuvuze yuko ari ubutumwa bwiza bwa Luka, igitabo cya Luka, ibice 24, ivensi yayo ya gatandatu n'iya karindwi. Dusome mu izina rya Yesu. Ntari hano ahubwo yazutse, mwibuke ibyo yavuganye namwe akiri i Galilaya ati, umwana w'umuntu akwiriye kugambanirwa ngo afatwe n'amaboko y'abanyabyaha, abambwe, maze azazuka ku munsi wa gatatu, amen. Rero dushima Imana iduhaye uyu mugoroba mwiza kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Natekereje yuko tugiye kuganira hejuru y'umuzuko wa Kristo. Ibi byose tugenda tuvuga tubamo, iyo hataja kubaho umuzuko wa Yesu, ibi byose aba ari imfabusa. Ariko ijambo nyamukuru nuko Yesu yapfuye akazuka. Iyo dusomye ubutumwa bwiza bwa Yohana 3:16 bivuga ngo nkuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ngo ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Yesu niwe rimbuko ry'abapfuye bose, niwe wazutse aranafa. Nico gituma dufite ubutsinzi, tidufite ipfunwe, kuko hariho uwatubanjirije. Rero tugiye kuvuga, tuvuga ibintu byinshi, nateguje nk'ibintu bigera kuri 7 tuvuga, tunabisobanura cyane, ariko turagenda tuvugaho ibyo Yesu yazukanye. Bibiliya iratubwira ngo hariya ku musaraba, reka ntangiriye ku musaraba, sintangire ukuntu yavutse agakura
akaba umuntu mukuru, akavuga ubutumwa, akagenda ku isi akora imirimo igiye itandukana. Ndatangirira ahangaha igihe yari ageze hariya ku musaraba avuze ngo byose birarangiye, kugira ngo tubone ubugingo buhoraho. Rero tugiye kuganira ibintu Yesu yazukanye hariya mumva. Turabizi yuko paradizo kera yabaga mu kuzimu. Yesu yagiye ahindura ibintu byinshi cyane, habe no guharura, baharuraga bamanuka, ariko ubu baraharura bazamuka. Uhereye kuri Yesu niyo wahinduye ibintu byinshi. Habaga n'isezerano rya kera, ariko Yesu aje habaho n'isezerano risha. Urumva yagiye ahindura ibintu byinshi. Yesu Bibiliya iratubwira ngo nkuko Bibiliya itubwira, yari yavuze ati ku munsi wa gatatu yuko azazuka. Iyo story sinitindamo cyane, murabizi amaze kuvuga ayo magambo, abasirikare b'Abaroma baravuga ati Yesu yaravuze ku minsi 3 yuko azazuka. Bashaka abasirikare bakomeye bari barinze kiriya gituro ciwe, ndetse cyari gihomyeho n'ubushishi, ibintu byinshi, bararinda ngo Yesu takazuke. Ariko kubera imbaraga za Yesu, Imana nishimwe cyane. Bibiliya iratubwira ngo Yesu amaze gutanga hariya ku musaraba, Bibiliya yamivuga ngo amaze gupfa ngo bamushize muri Kebari. Kebari ni imva. Nuko ndavuga ukuntu yavuye hariya ikuzimu kugira ngo duhabwe ubugingo buhoraho. Bibiliya yamitubwira ngo avuye aho ngaho muri Kebari. Kebari ni imva mu zindi mvugo z'abanyamahanga igiheburayo. Ngo avuye aho ngaho bamujana, aramanuka, yari muri mission, nkuko abera bari mu kuzimu. Aje ahandi hitwa ngo ni Sheori. Sheori aho hantu hari de chambre, hariho shambure imwe y'abanyabyaha yabagamo bariya ba Kayini, wari warishe Abeli n'abandi bose bakoze ibyangwa n'Uwiteka. Hakabaho n'indi shamburete yabagamo ba Ibrahimu. Murabizi iyo umuntu yapfaga kera mu isezerano rya kera, Yesu atarapfa ngo azuke, paradizo yari kuzimu. Ba Ibrahimu naho bari bari mu bituro, naho bari bategerereje umwami, naho bari basinziriye, naho ngo arabasanga, arabasuhuza, ngo aratambuka, ngo agera ahandi hitwa ngo ni Apsosi. Apsosi biza bitubwira izo ni sehemu 3 za kuzimu. Aho Apsosi ngo ni shimo lisilo na mwisho, ni urwobo rudagira iherezo. Aho ngaho niho Satani azatabwa, ngo azamara imyaka 1000 ahagikubita kiribiti atarika, akiri mu kirere atarika. Urumva nanone ngo aratambuka, aragenda nkuko yari muri mission, ngo agera ahandi hitwa ngo ni Tartarus. Aho ngaho niho yasanze Satani ari kumwe n'abambari be, ari kumwe n'abantu, ahaye yishima bari muri feta. Yavuga ati noneho urya Yesu warigize igitangaza, ati nasize muhotoye ku musaraba, nasize byarangiye. Imana nishimwe cyane. Bibiliya zitubwira ngo Yesu ahashitse, ngo bamubonye, ngo Satani n'abambari biwe ngo barahunga, ngo ati funguzo, ngo arazimwaka akazishika. Nuko ngo Imana nishimwe cyane. Yesu ni ufite ifunguzo za rufu na kuzimu. Ngo nanone ngo arangije, ngo nkuko iminsi 3 yari yarabwiye abantu yuko azazuka, ngo arazamuka, ngo anyura harya hose tumaze kuvuga, arazamuka, ava harya muri Apsosi, atambuka rwa rwobo, agenda harya, agera muri Sheori, nuko ngo azamura paradizo. Imana nishimwe cyane. Yesu twashatse kuvuga ibintu Yesu yazamukanye avuye hariya mu gituro. Ijambo rya mbere
Yesu yakoze ngo yafashe babera bose bari bakingiraniwe mu bituro, bariya bari bamaze iminsi barapfuye, bari mu kuzimu, ngo amaze ngo arabazamu, nibwo yabungishije paradizo arayizamura ayijana mu ijuru. Bibiliya yamitubwira ngo ba Ibrahimu ngo babonekera abantu mu murwa Yerusalemu, abantu bose bari babazi ngo barababona mu nshusho, ntabwo byari mu nzozi, abantu bari babazi ngo barababonekera, baravuga ngo dore ba Ibrahimu. Ijambo rya mbere Yesu yakoze ngo yazamuye paradizo, ayizamurana n'abera bose bari barasinziriye mu kuzimu. Haleluya! Yesu utakiri mumva, Yesu utakiri mu kuzimu, yarapfuye arazuka, ari iburyo bwa Se, ahora tunihira iminsi itavugwa tutakisha ngo abadata. Ijambo rya kabiri, Yesu yazukanye ifunguzo. Murantunge buke, narwaye gripe. Yazukanye ifunguzo za rupfu na kuzimu. Ubu Yesu niwe muganura w'abapfuye, titukaza dutinya urupfu, urubori rw'urupfu. Hari umunsi tuzarucunaguza tuvuga ngo kunesha kwawe kurihe, urubori rwawe rurihe, kuko Yesu yazukanye insinzi, amwaka ifunguzo za rupfu na kuzimu. Yesu afite ubwo butware n'ubwo bushobozi. Ikintu cya gatatu Yesu yazukanye victoire, yazukanye ubutsinzi. Yesu yarazutse, takiri mumva, takiri kuzimu, yarasinze, yari Igoligota. Burya yavuze ngo zose birarangiye, yirehereza amahanga yose, abari hirya no hino, abari kure, abari mu byaha, aravuga ngo nimuze ndabaruhura. Nicyo gituma yavuze ngo nzamushyira hejuru y'amahanga yose, indimi zose, kugira ngo amavi yose abari mu isi abakomeye, kugira ngo bazoza bapfukama bavuge Yesu yuko yari umwami. Ikintu cya kane Yesu yazukanye umubiri udapfa. Yazukanye umubiri udapfa. Uyu mubiri wanje mfite kuri none, ngendana ubwoba, ngendana igihunga, nkuko nanone nopfa n'ejo nopfa, nkuko nkiri mu mubiri, nkuko ntarapfa. Ariko Yesu yazukanye, nkuko iwe kera yari yarangije gupfa, azukana umubiri udapfa, umubiri utabora. Imana nishimwe cyane, yazukanye umubiri utabora. Ijambo rya gatanu Yesu yazukanye umubiri w'ubwiza. Uriya mwanditsi muri Yohana yavuze ngo bakundwa, uko tuzasa ntikurerekanwa, ariko aravuga ngo Kristo niyerekanwa tuzasa nabo. Uriya mukobwa w'Umushulemu yaravuze ngo ndirabura ariko ndi mwiza, naho nsa n'amahema y'Ikedari, niyo bene mama banyanze bandoza kuri iriya misozi ya Efurayimu, akubitwa n'izuba arababuka, akazarinda inyoni n'imbwebwe. Aravuga ngo suku umubiri wanje wasaga, suku nasaga. Hari ibintu byinshi bitwitururaho, hari amagambo menshi bitugeraho, umuntu waza usanga umuntu ukazuvuga ngo ese ni nyanaka, ukazuvuga ngo ese ni byagenze gute. Ni ibibazo, ni imibabaro, n'agahinda bituma n'ishusho yawe wagiraga itakiboneka. Aravuga ngo niyo bene mama banyanze ariko suku nasaga, dore maze kumera nk'amahema y'Ikedari. Murabizi amahema, ishusho y'ihema ntabwo ari nziza. Rero yazukanye ubwiza bugera kuri bune. Ijambo rya mbere, yazukanye ubwiza bw'Imana, ubwiza bwa Se yari afite akiri mu ijuru ataraza hano ku isi. Ubwiza bwa kabiri yazukanye ubwiza bw'ijuru. Kuriya ijuru rigira ubwiza bwayo, ngo naho azukana ubwiza bw'ijuru. Ubwiza bwa gatatu yazukanye ubwiza bw'inkovu ze, zirya ya misumari bamukubise ku biganza, rya cumu bamuteye hano ku rubavu. Ibyo byose yazukanye ubwo bwiza bwose arabusubirana kuko bwari ubwiwe. Imana nishimwe cyane, nitugera mu ijuru tuzahabwa ubwiza. Uriya mwanditsi
wa Daniyeli ibice 12 yaravuze ngo abahinduriye kuba benshi abakiranusi, aravuga ngo tuzaka nk'inyenyeri iteka ryose. Abahinduriye benshi kuba abakiranusi tuzaka nk'inyenyeri iteka ryose. Rero ubwo bwiza bwose n'ubundi ntavuze tuzabuhabwa nitugera mu ijuru. Ubwiza ikintu cya gatandatu, yazukanye amaraso ku gikumwe. Yazukanye amaraso ku gikumwe. Murabizi na wa munsi amaze kuzuka ati tubitindaho, bariya bari bagiye kumureba, barimo bariya ababyeyi bagize ngo bamwegere bamenye yuko ari we, kuko batari bamumenye yari akifite ayo maraso ku gikumwe. Bagiye kumuhobera, bagiye kumuhobera ngo bamusange baramukanye, arabavuga ngo timunyegere, timunkoreho, kuko yari ataratanga raporo icyari cyaramuzanye, icyari cyaratumye Yesu amutuma hano ku isi. Aravuga ngo timunyegere, kuko yari ataratanga raporo mission. Umuntu wese hano ku isi, wigire neza, wigire nabi, wigire umunyakuri cyangwa wigire umunyabyaha, uko kose wo kwifata, umenye yuko umunsi w'amateka Bibiliya yamitubwira hariya mu byahishuriwe Yohana yuko tuzohagarara twese imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, umuntu wese akazamurikwa imirimo yose yakoze. Aravuga ngo dore icyo Yesu yantumye misi, umuntu wese azatanga ripoti, azatanga icyo yakoze hano ku isi. Si ukuvuga ngo icyo twaremewe hano ni ukubyara no kororoka, ni byiza, no kwiga amashuri ni meza, ariko hari icyo Yesu yadusigarije hano ku isi. Umuntu wese azatanga raporo, byanga byakunda, wowe bikunda wowe byanga, umuntu wese. Aravuga ngo timwonyegera, sindatanga raporo, icyanzanye hano ku isi reka njanire data mu ijuru muhezi icyo nazanye. ngo arazamuka. Ayo maraso agereranwa n'ibintu byinshi, ariko reka mvugeho kimwe. Ni ukuvuga ngo umunsi Satani ari we Rusufero, murabizi uko ari we wajanaga, yari inyenyeri yakaga mu ijuru, yishyira hejuru. Aravuga ngo ashaka gusa n'Imana, Imana iramumanura. Bibiliya y'ikirundi iravuga ngo iramukorora, yika hasi. Ni ukuvuga ngo aza yanduje ikirere, yamanukanye n'igice cya gatatu cy'abamarayika, ajano ku isi. Aba nibo bisha abantu, nibo bateza agisida, nibo bakora biriya byose. Ni ukuvuga ngo ayo maraso yarazamukanye, ni ukuvuga ngo ayo maraso ngo yarayazamukanye, ngo yari ayo kweza ikirere. Umunsi Satani amanuka hariya mu kirere ngo yanduje isi, uko isi yose iranduye, iri mu irari rya Satani. Ni ukuvuga ngo ayo maraso ya Yesu Kristo ngo yarayafite ku gikumwe, ngo azamutse ajanye raporo, agiye kuvuga ngo dore Mana icyo wantumye ndakirangije, icyo mission wantumye hano ku isi ndabirangije. Ni ukuvuga ngo ayo maraso yarazamukanye ngo agenda yeza ikirere, ngo agera mu ijuru. Ayo maraso nicyo asobanura. Kandi n'igihe Yesu Kristo azaza kujana itorero yayo, ayo maraso azasubira akore y'umwana w'intama w'Imana. Ubwiwe nibwo azaza. Iyo dusomye hariya mu Batesalonike 4:16, umwami ubwo azarangurura ijwi rirenga n'impanda y'Imana, abapfuye ababanje gupfa nibo bazazuka, natwe tukiriho duhindurwe. Ni ukuvuga ngo aya maraso afite akamaro kenshi tashatse kuvugaho. Ni ugushaka kuvuga ngo ese raporo uhawe uteganya uzojana ku Mana ni yihe? Icyo ni ikibazo mbajije, utonsubiza wibaze. Raporo uteganywa kujana ku Mana, ripoti, imyaka umaze yoba 20, yoba 50, yoba 60, yoba 10 n'ingahe warakiriye Yesu ng'umukiza wawe, ripoti uzotanga imbere y'intebe y'imanza ya Kristo hamwe n'abera bose ni yihe? Ibaze nanje nibaze, kuko uwo munsi uriya mwanditsi yaravuze ngo intwari zizataka zinyenyeriwe. Ni umunsi uteye ubwoba. Uriya mwanditsi w'ibyahishuriwe Yohana azaza avuga ngo abami n'abakomeye bazoza bashaka aho bahungira, ngo bahabure bipfunde mu bitare, ngo n'inzuzi zaza zivuga ngo abo twishe ngo bazoza babagarura, ngo bashaka aho bohungira amaso y'Imana. Uwo munsi uzoba ukomeye cyane. Ni ukuvuga ngo ikintu cya gatandatu turangirijeho, Yesu yazukanye ubugingo buhoraho. Yazukanye ubugingo buhoraho. Hariya muri Yohana, ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana ibice 17 no kuri 3, iravuga ngo ubu nibwo bugingo buhoraho, ko bakumenya, bakamenya yuko ari wowe Mana
watumye ari we Yesu Kristo. Imana nishimwe cyane. Ijambo ry'Imana iyo ngeze kuri iri jambo rizari bifasha nkumva nsubijwemo imbaraga. Iravuga ngo ubu nibwo bugingo buhoraho yuko ari wowe Mana yonyine, kandi bakati byarekeye aho ngaho ngo bakamenya n'uwo watumye ari we uyu watuvuga ari we Yesu Kristo wanesheje rupfu na kuzimu. Hariya muri Yohana 5:12 haravuga ngo ufite uwo mwana afite ubugingo, ufite Kristo afite ubugingo, ufite uwo mwana, ufite iyo nkomanga, ufite Kristo, ntabwoba, afite assurance. Muri no si turimo, iyo ufite imodoka yawe, iyo wayishinganishije muri leta ikaba ifite assurance, biriya binyabiziga cyangwa za moto, ubuzi nigonga umuntu, nigonga icyo ari cyo cyose, ubu ufite ubwishingizi. Kandi buriya bwishingizi nubwo igihe kitoya, ariko dufite haleluya, dufite umwishingizi wacu urutabari abatambyi ba Melisedeki, bari abatambyi bakuru, baruta ba Mose, baruta ba Yeshua. Yavuga ngo ufite uwo mwana afite ubugingo, dufite assurance. Nico gituma tutagenda n'ubwoba, nico gituma tudafite ubwoba niyo twosinzira kuri none. Haleluya. Abo bose bapfuye bakizera, uriya mwanditsi aravuga ngo tibarahabwa ibyasezeranijwe, ngo babirangiza bikiri kure bakabyishimira, bakavuga yuko ari abashitsi n'abimukira. Uriya mwanditsi aravuga ngo n'isi yari ikwiriye yuko bayibamo, ngo bagendaga bazerera mu mavumo no mu masenga, tibagiraga place fixe, tibagiraga aho baba, barimwo ba Eliya bita ishubi bamanuraga umuriro. Abo bagabo, haleluya, Imana nishimwe cyane. Izo ni intwari zidutegereje, ziturindiriye. Bene data, muri no mugoroba wa none icyo tubashishikarije abari hirya no hino badukurikiranye ku migabane yose yo kwisi, Yesu yarazutse, takiri mumva yarazutse. Nico bituma bari ababyeyi ba Mariya Magdalena n'abari ababyeyi bandi bagiye kureba aho Yesu yarari, uriya arababwira ngo se ko murashakira umuzima, takiri hano, umuzima mu bapfuye ntabwo Yesu akiri hano, takiri mumva, yazamutse yagiye kwa se. Ko muramushakira hano ngo bararunguruka barareba mu gitare ngo basanga ni imyenda isigaye aho bari bamuzingazingiye, takihari. Abantu benshi babakunda Yesu, takiri hano, ari mu ijuru ari kumwe na se. N'ubu abantu tibaramenya yuko Yesu yapfuye akazuka. Icyoma ngo tumenye yuko Yesu yapfuye akazuka. Bene data abadukurikiranye bari hirya no hino, Yesu yarazutse. Ibi nivyo ibintu Yesu yazukanye mvuzeho bikeya, nawe woshiraho ibindi ukavjongerera ibindi. Nico gituma tugenda dukomeye yuko ubutumwa bwose budashingiye ku maraso ya Yesu, budashingiye ku gakiza, ntabwo ari ubutumwa bwiza. Ariko bene data turabashishikarije abari hirya no hino kumenya imbaraga z'umuzuko, kumenya amaraso ya Yesu Kristo. Bene data rero ni muwe maso, tumenye umusaraba wa Kristo, tumenye umuzuko, tumenye ibi bintu Yesu yazukanye. Nitwabimenya tukabyigeraho, turabizi yuko tuzabona ubugingo buhoraho. Reka dusenge Imana turangiza. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye kubw'ijambo ryawe, tumaze kumva yuko wapfuye ukazuka. Turi mumva data wa twese yuko baza bagushakiramo. N'aba Petro bamaze kubabwira amakuru, bari ababyeyi ngo barirukanka cyane, ngo bahageze basanga tukihari, wazutse, tukiri mumva. Mu izina rya Yesu Nazareti, icyomba tukamenya ayo maraso yawe, icyomba Mana data wa twese tukagendana nawe, tukamenya inkovu zawe, tukamenya Mana biriya byose wakoreye ubwo wakwitwaga bakora ingoni babaza cyane, ubwo baramizwaga sifonga inzoga isharira cyane. Mwami ubwo waba ari hariya mu gashamba k'Getsemani, ubwo wabiraga ibyuya bisa n'amaraso, nitwe washakaga, ariko kubera imbabazi zawe, kubera urukundo rwawe uratwitangira kugira
kugira ngo tubone ubugingo buhoraho. Mana nsabiye abera bose batarakumenya, abari kure hirya no hino, abataramenya amaraso yawe, abataramenya akamaro kawe, abataramenya Mana data wa twese yuko wapfuye ukazuka. Mana data wa twese uhari udunuhira iminihi itavugwa. Turagushimiye yuko ubanye natwe data wa twese uri mu ijuru, wigaragaza nk'Imana tubona ukuboko kwawe, kandi twumve ijwi ryiza ry'ihumure riduhumuriza muri urugendo ruja mu ijuru. Komeza kubana natwe kuzageza tukubonye ku bw'izina rya Yesu Nazareti. Amen. Asante cyane, murakoze. Imana yo mu ijuru ibapere umugisha. Amen. Shalom shalom.